kwigisha azajya kwandura izabitazaga yaza kurya itako ryose. uyu munsi rero hari korali toragura amashashi nihaguruka toragura amashashi toragura amashashi toragura amashashi toragura amashashi Imana iraguha amashi toragura amashashi toragura amashashi toragura amashashi Imana iraguha amashi haleluya toragura amashashi toragura amashashi toragura toragura amashashi toragura amashashi toragura amashashi toragura amashashi Imana iraguha amashi toragura amashashi toragura amashashi toragura amashashi Imana iraguha haleluya yeza kurya itako ryose. uyu munsi abashaka ibyifuzo bya Yesu Kristo ari munsi yinde batanu barabye Yesu ku musaraba Yesu yavukiye i Betelehemu mwari mubizi yego yararashinga ubu ufite amagambo cyane wagira ntagimba Yesu yari umwana w'ikinege mwari mubizi ubu ngubu korali yacu yayitwa toragura amashashi uyu munsi turamanza twige toragura amashashi dukanure rero nyine kwa kundi dukanuraga nyine namwe murabizi nuko nyine twabiraga kwa kundi twabiraga nk'ibisamagwe uyu munsi niyo amategeko Imana yadushyiriyeho nuko abemera satani bashyira hejuru nabo abakorera Yesu bashyira hejuru abakorera Allah subhanahu wa ta'ala hejuru aha twagiye uyu munsi rero Yesu yadushyiriyeho amategeko abayuda batatu bamanika Yesu ku musaraba uremera kubatizwa ntabyo wemera batizwa ku izina rya Satani mwene data no kubatizwa Satani ni umugisha muganga nivuga iraguhaye Satani arakubatiza ntakubatiza akubatiza kubera uri umwana w'ikinege atawemera Satani ntabwo wemera ko nzamwakira Yesu we none se uzamwemera umuhenya ibisubizo byawe ari hatari yemera Yesu ntabwo Yesu uramwemera urakurikiza itegeko rya Satani bakamutura ry'Imana Imana tuyigukuye mu mutwe bakamuhara itura bw'Imana ndabona amasaha ari kugenda isaha zo tuyirangiza ari kurangiza twagiye turabizi sabato yacu turabitora amashashi